mwongeye kwirirwa twongeye kubaha ikaze kuri Healing Word Official. Mbere yuko tujya mu kiganiro reka tubone twiragiza Imana kugira ngo Imana igomeze ibane natwe muri uno mwanya. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko uduha n'umwanya wo kuganira ibyawe, kuganira ijambo ryawe no guhishurirwa byinshi duhishwe kandi bifite icyo bimaze ku buzima bwacu. Rero turagusabye ngo ubane natwe, utweze, uduhe umugisha, kandi n'abandi bose bagiye kumva ubutumwa tugiye gutambutsa ubaho umugisha bwo kubwumva, kandi ibyo wumva byose ubasobanurire, ubahishurire, ubakomeze, kandi twese hamwe uduhe kunesha, uduhe imbaraga zo guhangana n'isi y'umwijima kugira ngo tuzatabaruke turi amahoro. Tugushimye kuri kumwe natwe muri uno mwanya, komeza tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubaha ikaze again. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkomoko ya Satani, abadayimoni ni bande, se bafite iyihe migambi. Turebe ibintu bitanu byaba byarirukanye Satani mu ijuru, kuko hari n'abandi bantu babikora mu isi kandi ibyo bintu Imana ntijya ibyihanganira. Hari igihe ushobora gusanga ubaho ubuzima bubabaje, ubuzima ubona nta kigenda, wagira ngo wenda ni inyatsi, wagira ngo ni karande z'imiryango, mbega ukabona nta ntambwe utera, ntacyo ugeraho. Ugasanga ahubwo hari karagita zimwe wadobse Satani yari afite zatumye Imana imwirukana mu bwiza bwayo. Nawe ugasanga hari ubwiza bw'Imana ugendera kure, cyangwa ibintu Imana yakagukoreye wabuze kubera ko hari ibintu bya Satani wadobse. Rero iyo myitwarire n'intego na gahunda n'amahame Satani yari afite icyo gihe tugiye kubiganiraho. Ni biki byatumye Satani ubundi bamwirukana mu ijuru kandi yari marayika. Tugiye kureba Satani n'abadayimoni ni bande. Ese Satani abaho? Wumva ari ikinyoma? Ufite nk'inkuru cyangwa se wifata nk'inkuru nk'izindi zose? Nakubwira ngo niba ufata iyi nkuru ya Satani n'abadayimoni nk'inkuru zisanzwe nk'izindi zose, nakubwira ngo uri kwibeshya cyane, cyangwa se gabanya imikino mu buzima. Menya ko Satani aririyo, arahari, kuko anakubwira ko bagiyeho kandi bahura nawe bakaguha n'impamvu ukanabibona. Ikindi ni uko iyo urebye neza ubuzima bwawe ubamo busimburanwa n'ibibazo. Rimwe na rimwe uhura n'ibibazo bigutunguye tutakita ikigeragezo wahawe n'Imana, ahubwo byitwa ibintu watewe na Satani. Urabizi ko na Daniel asenga ngo Apoloni yagiye cyangwa se ingabo za Medi n'Abaperesi zagiye gutambamira ibisubizo by'Imana. Aca iminsi 21 asenga, ibyumweru 3 ndumva adasubizwa, bitewe nuko nyine Satani yarafashe ibisubizo byabonaga ari byiza, hari icyo biri bumare, kugeza ubwo bohereje Mikayeli kugira ngo arwane. Rero hari igihe usanga isi y'umwijima ari yifashe ibisubizo byawe, ari yifashe ubuzima bwawe, ariyo yihishe inyuma y'ibibazo ugira, yo kudashaka, y'intambara uhora mu buzima, ubukene, ubwoba, guhora utsindwa, guhora uhushwa n'impanuka cyangwa se gukora impanuka. Ugasanga hari isi y'umwijima itagaragara, kandi iyo si niyo ifite ikintu kinini bivuze ku buzima bwacu. Iyo si y'umwijima ibonekamo imbaraga ebyiri: imbaraga z'Imana n'imbaraga z'umwijima. Imbaraga z'Imana zo turazizi, niyo waba utazizi, kuba byonyine ubyuka ukabona uribyukije, ntuzibwire ko ari wowe wibyutse cyangwa wikangurana Imana igukangura. Idahari ntiwabaho. Izo ni imbaraga z'Imana. Kuburya, kuba ugihumeka deja uri no kunyumva, ni imbaraga z'Imana. Rero imbaraga za Satani nazo zirahari, zirwanya kugira ngo umere neza, zirwanya kugira ngo ukorere Imana, zirwanya kugira ngo ugandukire Imana, ahubwo ujye uhora uri mu byaha, mu mwijima. Rero tugiye kureba izo mbaraga z'Imana ni izihe. Satani n'abadayimoni ko bavuga muri izo mbaraga z'umwijima batandukanira he? Ese bafite Satani ni iki kintu cyatumye ahinduka uwitwa Satani, ko mbere izina rye rindi ritari Satani yitwaga Lucifer? Kubera iki byagenze gute? Rero ibyo byose kugira ngo tubiganireho turaza gufatanya tugendane, kandi ndagushikariza gukora subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana kuri YouTube channel. Nababwiye yuko uko ugenda ukora subscribe, like na share, ugakomentinga, bituma YouTube ibona ko channel iri kuzamuka cyane, bakajya bari commentinga no ma videos. Kandi ama videos iyo umuntu ayumvise ashwanyaguza imbaraga z'umwijima nyinshi cyane iminyururu. Hari abantu baboshywe n'iminyururu cyane ingoyi zimwe tuba twavuzemo hano, babohorwa n'ibintu twagiye tuvuga cyane cyane. Rero ni byiza kumfasha ugakora subscribe, share na comment na like, kandi ndabizi ko Imana izajya iguha umugisha. Ndumva byumva cyane kuko
ahangaha hatandukanye no muri YouTube channel zisanzwe, kuko ahangaha tuvuga iby'Imana n'umurimo w'Imana. Rero tugiye kureba Satani n'abadayimoni ni bande. Noneho turebe ngo Satani iki kintu yakoze cyatumye Imana ubundi irakara ikamuturumbura mu ijuru. Ubundi dutangira, ubundi hariho imbaraga eshatu mu bisanzwe. Hari imbaraga eshatu ziyoboye ino si yacu, cyangwa se izo zibaho ziri existence, haba muri universe, haba mu ijuru n'ahandi hose, duhuje imbaraga ziriho zonyine n'eshatu. Hari God's power cyangwa se imbaraga z'Imana, iza kabiri hakaba man's power cyangwa se imbaraga z'abantu, aho hazamo money power, hakazamo money power imbaraga z'amafaranga, hakaza political power za imbaraga za politike, hakaza handsomeness cyangwa se beautifulness power, abakobwa beza, abahungu beza bashaka kubona izindi imbaraga zakora. Hano tukagira imbaraga za gatatu, harimo icyo bita demon power, harimo imbaraga za Satani, imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga z'abazimu n'ibindi byinshi. Ako byose bikuye mu mbaraga za demon. Rero demon cyangwa dayimoni yitwa amazina menshi atandukanye, harimo imyuka mibi, imyuka y'umwijima, hakazamo izo bita umwanzi cyangwa se devils. Ubusobanuro bwa dayimoni cyangwa se dayimoni ni imyuka mibi izerera y'inyembaraga ifite intego zo kwangiza no gutinza imigambi y'Imana no kwangiza ubuzima bwa muntu. Bisobanuye ko ushobora gusanga ubundi Satani ntago ajya amenya wowe icyo uzaba cyo, oya, ahubwo akeka icyo ushobora kuba cyo akurikije icyo ugezeho. Niba ubonye akazi wenda akazi runaka gahemba amafaranga, gahemba miliyoni, kandi abona usenga, arakeka ko ayo mafaranga uri gukorera ushobora kuzayakoraho umurimo w'Imana, ukagira abantu ufasha bakanakizwa, ibintu nk'ibyo, cyangwa ugakora indi mirimo myiza yabohora abantu. Azarwanya ka kazi kawe, ashaka kukwirukanisha, agire gute, kuko ntago yarazi ko uzabona akazi ariko urakabonye. Ukikabona ahise akeka icyo uzaba cyo, kuko step z'ibintu uhoramo arazizi. Rero niyo mpamvu dayimoni ni imyuka mibi ifite imbaraga ariko ibasha kurwanya imigambi y'Imana ku buzima bwawe no kwangiza ubuzima bwawe. Akabugira desperate, ugashanganyukirwa, ugasara, ugahora mu bibazo. Rero ni uko amaso ko ushobora gusanga ibintu ucamo ubamo mu buzima bwa buri munsi biterwa byose n'imbaraga z'abadayimoni cyangwa z'umwijima zigenda ku buzima bwawe. Rero abadayimoni baba bashaka yuko iteka Imana yagaragara nk'umubeshyi. Bababazwa n'abantu bizera Imana niyo isi yaba yabagiye hejuru, cyangwa se nyine niyo isi yaba yahindutse. Hari abantu baba bavuga ngo ndi kumwe n'Imana nuko byagenda kose. Niko Yobu yavuze, yaravuze ngo haracyari ibyiringiro na giti cyatemwa cyakongera kigashibuka kikazana amababi. Umugore aramubwira ati ariko ko Imana yagutaye wahitutse ugapfa. Yobu aramubwira ati ututse nk'umwe ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, ntibikabeho ko nikuraho kuba inyangamugayo, niyo napfa nzapfa nyizera. Nuko Yobu yavuze. Ibi bintu bibabaza Satani, niyo mpamvu ajya gushaka ubuzima bwa Yobu. Satani yagogeranye Yobu kuko yabonaga ari we muntu umuzengereza, umuntu uhagaze mu Mana kugeza naho yapfa, naho yakishimisha urujyo. Rero Satani imigambi yaba afite no kugira ngo atwangirize ubuzima busanzwe, tubabare, twihebe, dutuke Imana yaturemye, cyangwa se n'imigambi Imana itugambire Satani yice aketse agendeye ku bintu abona Imana iri kutugezaho muri uno mwanya wa none. Satani ni umumarayika mubi wagomeye Imana, yirukanwa mu ijuru, agumura 1/3 cy'abandi bamarayika babaga mu ijuru barajyana. Na n'ubu ntaremera igihano yahawe, ahora harabika Imana, yangiza ubuzima bwa muntu, anashaka abantu ngo nabo bagomera Imana bazarimbukane nawe. Ndumva ibi byo turabizi. Satani n'ubundi yari marayika mu ijuru, turaza kureba karagita ze cyangwa se yari we. Ariko Satani yari marayika arangije aragoma. Kandi buriya kugomera Imana, buri bugome cyangwa buri kugomera Imana wagira bwose bujyana n'igihembo cy'ibyo wakoze. Rero hari inkomoko ya Satani n'abadayimoni. Satani ni ikiremwa nk'ibindi. Izina rya Satani ry'umwimerere ni Lucifer cyangwa se urabagirana. Lucifer niwe wari ukuriye abaramyi bose bo mu ijuru. Turi kureba inkomoko ya Satani. Yari marayika wasizwe kurusha abandi, afite ubwenge bwinshi, ubwiza no kutagira inenge, kandi akubahwa n'abandi bamarayika bose, n'abakerubi baramwubahaga.
Yaze gusobanura inkomoko ya Lucifer, reka dusome Ezekiel 28:12 kugera kuri 19. Ezekiel 28:12 kugera kuri 19. Haranditse ngo mwana w'umuntu curira umwami w'itiro. Ezekiel 28:12-19. Mwana w'umuntu curira umwami w'itiro umuborogo, umubwira uti umva uko umwami w'iteka avuga ngo wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Iyi ni Satani bari kuvuga. Wahoze muri nge n'ubwiza, wahoze muri Edeni yangobyi y'Imana, ubwo ni mu ijuru. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yoharamu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Beriketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe. Mu munsi waremwemo byose byari biringaniye. Nyine balance y'ijuru n'isi yari ihari. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana wagendereraga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Satani wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi, gutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye na wa mukerubi utwikira we, ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva mu bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Nicyo cyatumye ngukongeza umuriro ukuvuyemo, uragukongora, maze nguhindurira ivu imbere y'abakureba bose. Abakunzi bose bo mu mahanga bazagutangarira. Wahindutse igishishana kandi ntabwo uzongera kubaho ukundi. Urumva Satani icyo yari cyo. Yari afite ubwiza, abandi bakerubi bamwikubita imbere bamubona nk'umuntu uhambaye cyangwa se nk'ikinyembaraga, ku buryo yari afite ubwiza burabagirana. Ngo ajyaga ku musozi w'Imana, ibyo nicyo Imana yaramuhaye, asa neza, bamwita Lucifer cyangwa se urabagirana, umeze ukayangana. Ngo niwe wari ufite yarimbaga amajwi yose, yari afite ububasha bukomeye cyane, mbega Imana yaramuhaye byose. Ngo Lucifer yaje guterwa n'ubwibone, ariyemera neza, aza kuzura urugomo cyangwa se violence, yuzura kwikubira, ubwenge bwe burayoba, ahita ata kwera kwe, nyine ava kure y'Imana. Urumva ajya kure y'Imana. Ubundi iyo ugiye kure y'Imana uba ari kwegera mu bwami bwa Satani, cyangwa se wegera Satani. Wajya kure Satani ukaba wegera Imana, wajya hafi ya Satani ukaba uri gusiga Imana. Rero ni ibintu bitajya bihura. Imana iyo yegereye Satani uba wamutaye, iyo wegereye Satani uba wasize Imana. Rero ibyaha bya Satani byatangiriye mu mutima we. Satani yahise agumura abamarayika bose, cyangwa abandi bamarayika bose. Nyine yafashe ijuru ryose ararigumura, ashaka kurishyiramo urugomo no kugumuka. Ariko kimwe cya gatatu nicyo cyamwumviye. Abandi baravuga bati Imana irakarama, yaduhaye ubuzima, yaduhaye kuyiramya, yaduhaye umwanya wo kuyisenga. Iyo Mana iragasingizwa. Abandi bamarayika banga kuza. Ubwo ni bibiri bya gatatu. Kimwe cya gatatu nicyo cyamanutse gikurikira Satani. Kwigaragambya kwe ntikwamaze n'igice cy'isegonda, kuko hashize cyangwa se hahise haba intambara mu ijuru. Satani bamuca mu ijuru, amaze gucirwa mu ijuru ajugunywa mu isi. Gusa Satani yaratsinzwe, ariko ni umunyarugomo n'umunyamanyanga. Nibyo yicisha abantu cyangwa se abantu batabizi. Na marayika Mikayeli ntiyarwanye nawe cyangwa se ntiyarwanye na Satani cyangwa se ngo akirane nawe cyangwa amutuke. Ubwo yaravuze ngo Imana iguhane. Ubwo ahangaha
biboneka muri inoze muri Juda mu gitabo cya Yuda 1:9 igihe marayika ajyaga kurwanira umurambo na Satani, umurambo wa Mose. Kubera ko uri hari igihe ikintu kiba ari kinyembaraga n'uburyo umuntu yari akuyoboye. For example, dukora wenda karate, tuzi ukuntu nzi kurwana, duhuriye mu buzima busanzwe, narabaye umugome, narashinze nk'umutwe wenda wigenga, ntabwo uzaza ngo uhite ndwanya kuko urabizi neza imirwanire yanjye irayizi. Rero na Mikayeli yahuye na Satani barwanira Mose, aravuga ati no muntu sinayamutuka, icyo ni icyaha, no kurwana nawe biragoye, afite imbaraga runaka. Imana kuko wundi niyo yikubitiye Satani iramwohereza, ntibyatwaye n'igihe. Ariko ube muri Yuda 1:9 baravuga ngo nyamara Mikayeli ariwe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe, batonganira intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana aguhane. Urumva yise abona ko ari Imana ikwiye kumuhana, Imana ifite ijambo ryo kuvuga, Satani akiruka cyangwa se agahonga akagira ubwoba. Tugiye kureba noneho inkomoko ya Satani iyo twayibonye, yaragomye agomera ijuru, mu ijuru baramwirukana cyangwa baramuca. Tugiye kureba inkomoko y'abadayimoni. Ubundi ahantu dayimoni akomoka cyangwa se amadayimoni akomoka ntiharasobanuka neza cyane, nkuko aho Satani yavuyeho hasobanutse. Aho Satani yavuye harasobanuka ko aho amadayimoni ntiharasobanuka. Gusa abasesenguzi, abigisha n'abahishuriye bagaragaza inkomoko 3 z'amadayimoni. Nyine bo bagiye bagaragaza uburyo butatu abadayimoni ahantu baba barakomotse, nawe ubwo hise wibaza aho bakomotse. Rero turaza kubivugaho, noza kubona hari ibindi wumva cyangwa se uburyo uzi ahantu baba barakomotse, baza kwandika muri comment kugira ngo twese tubashe kugira gute gufashanya cyangwa se kugira ubundi bumenyi buhagije. Rero ahantu hambere abadayimoni bavuga ko baba barakomotse ni fallen angels, cyangwa se b'abamarayika bamanukanye na Satani. Ni kimwe cya gatatu cy'abamarayika birukanwe na Satani, birukananywe na Satani mu ijuru bakirukanwa. Ibyo wabibona muri Matayo 25:41. Ibiri iravuga ngo Matayo 25:41 yanditse ngo azababwira n'abari ibumoso ati, maze abwira n'abari ibumoso ati, nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujyane mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abadayimoni. Ubwo ni devil and his angels, cyase n'abamarayika be. Bivuze ngo iri jambo ryigaragaje ko Imana izabwira n'abari ibumoso ngo nimumve imbere mwabivume mwe, mugiye mu muriro watunganirijwe umwanzi n'abadayimoni. Umwanzi nabwo ari kimwe na devils cyangwa se Satani na his angels. Angels ni babadayimoni cyangwa abamarayika bamanukanye na Satani. None ahandi hantu ha kabiri hakikwa ko abadayimoni baba baraturutse ni disembodied pre-Adamites, cyangwa se disembodied pre-Adamites. Cyase nyine abandi bigisha ko abadayimoni ari ibiremwa byari biriho mbere y'iremwa rya Adamu na Eva, byigaragambirije hamwe n'abamarayika, hanyuma Imana ikabaciraho iteka bikaba abadayimoni. Ngo ni ibiremwa byabayeho mbere ya Adamu na Eva, nyine niko abandi bantu bavuga, ngo byaje kuba n'abamarayika bigaragambije bamanutse, nabyo bitabyifatanye nabo, Imana nabyita ibivumana nabo bihinduka abadayimoni. Gusa ibi byo nta bantu benshi babyemera, ntibanabikunda no kubyumva, kubera yuko Bibiliya tugaragariza ko ubuzima bwatangiye kuri Adamu na Eva. Gusa none bikagaragaza ko isonye ijambo rya mbere mu itangiriro nyine tangira biharavango, Imana hagaragaza ko Imana yaje igafata isi ikongera ikagira gute, ikayirema. Niko Bibiliya igenda igaragaza ko Imana yafashe isi ikongera biharavango. Mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima ari hejuru y'amazi, maze umwuka w'Imana wagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Urumva mbere isi yari iriho ariko itagira ishusho, Imana iza kuyiha ishusho. Rero abantu basigara muri contraction between, bakavuga ngo ese ko Imana yaje igafata isi ikongera ikayishusho ariyo si turiho, mbere ubwo ntihaba hariho indi si? Ariko nta bitabo biri gospel bibivugaho, abantu benshi ntabwo bajya babyitaho cyangwa se ngo babihe
umwanya. Abantu benshi barabyihorera bakabyirengagiza, ariko noneho ahandi ha gatatu bakeka ko abadayimoni baba baraturutse ni desembode de nefilim, cyangwa se abandi bigisha ko ari abana bavutse hagati ya foreign angels and women. Mbega aha ni ahantu hatatu. Ahambere ni abamarayika bamanukanye na Satani bagomye kimwe cya gatatu. Aha kabiri ni abantu bigaragambije n'abamarayika bakirukanwa, bavutse mbere ya Adamu, bahindutse n'abadayimoni Imana imaze kubaciraho iteka. Aba gatatu ni abanefilimu cyangwa se desembode nefilim, ba bantu baryamanye n'abamarayika mu gihe muri Genesis barabivuga bakimara kwirukanwa, baryamanye n'abakobwa beza barabenguka, barangije barabakunda barabyarana. Kadusome Genesis cyangwa se Itangiriro ibice 6 umurongo wa 2 n'uwa 4. Umurongo wa 2 yanditse ngo abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. 4. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Abo nabo bita abanefilims. Rero aba bantu baravutse, bivuze ngo iyi 1 na 3 nizo abantu benshi bakunda kwemeza, cyase nyine kuba abadayimoni baraturutse mu kuba niba abamarayika bamanukanye na Satani, abandi ni abanefilimu bavutse hagati y'abamarayika n'abantu, cyase abamarayika bavumwe, cyase abamarayika bavumwe hagati hamwe n'abantu. Ariko biriya bya Adamu byo ntabwo abantu benshi bajya babyemera, bumva bidashoboka nyine kuko isi yo bayemera. Muri Bible twemera ko yatangiranye n'ibiremwa muntu, ari byo biremwa byagaragaye ku isi cyane cyane. Rero ubushakashatsi bw'abantu bavuga ngo mbere ya Adamu hariho za dinezoro n'ibindi, ntabwo wahita ubyemeza cyane. Ariko nanone aho dayimoni zikomoka ntacyo bavuze. Buri ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bw'abizera Yesu nuko dufite ubutware n'ububasha bwo kwirukana dayimoni no kubamena, no kumumenesha cyangwa no kumenesha abadayimoni na Satani. Rero Satani ni nkaho atarwanye mu ijuru, kandi ntibiba binumvikana uburyo Imana yari kurwana n'ibiremwa yiremeye, bigatwara igihe kandi Imana itagisaza, batananganya imbaraga nawe. Bega ushobora kubyara umwana, warangiza umwana akazagukubita akakurusha imbaraga n'ibiki, kuko urasaza ugasubira mu ntege nke. Ariko Imana ntigisaza. Niba yaratekereje ibitekerezo byo kurema isi, karema abakerubi bizima, abo yarabiremeye, no kubica ntabwo byayigora, no kubarwanya ntibyayigora. Nta musangwa butaka wabasha, urugero nyine nta musangwa butaka se umuntu, abantu babumba inkono, wabasha kumena inkono yabumbye ngo bimutware n'isegonda, no gukubita hasi gusa. Luka 10:18 ngo arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Ibi bisobanuye ngo Satani yakubiswe inshuro mu masegonda gusa yisanga mu isi, nta mwanya, nta ntambara, nta komba, nta ki. Rero Imana ishimwe ko ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukora buri kintu cyose. Rero turi gukomeza dusoma, tugiye kureba ibintu bitanu Satani yakoze cyangwa byatumye Imana imwirukana mu ijuru. Tugiye kureba ibintu Satani yakoze cyangwa se yagambiriye byatumye Imana imubwira ngo ndakwirukanye mu ijuru. Kandi ibi bintu ni ibintu abantu benshi bakora, murabizi hari ingero nyinshi cyane. Urugero rwa mbere ni Nebukadinezari mu Isirayeli yabikoze, amaze kubaka umurwa wa Babuloni, ari aravuga mwabonye Yerusalemu, mwabonye Babuloni niyubakiye na designinze. Ibyo byatumye rero Imana irakara ihita imwohereza kurisha. Hari n'abandi benshi byagiye bibaho, ariko Imana kubera ko ari nyembaraga ikabarwanya. Rero ushobora kwibaza ngo nuwuhe murongo utukura abantu turenga utuma Imana iza mu ntambara natwe. Murabizi ibintu byabaye kuri Goliyati, nuko byagenze nawe. Yarageze ku rwego avuga ngo araza gufata ngo Abisirayeli ngo abakubite n'Imana yabo n'ingabo byose. Dawidi aravuga ati ariko ubundi ni gute umuntu utarakebwe aza guhangara Imana yacu? Rero ahangaha Imana yaje kwirwanirira kubera ko aribo batangiye kwataka icyubahiro cy'Imana. Buriya Goliyati yataka icyubahiro cya Isirayeli nta ribi, ariko kwataka icyubahiro cy'Imana ukayizanamo. Kandi na Dawidi nicyo yahise akora, yahise Imana yizana mu ntambara, ko yaravuze ngo uyu munsi ndi kumwe n'Imana ya Isirayeli,
ndakubaga nkubagira ibisiga. Urumva amasezerano asezeranye mu izina ry'Uwiteka Imana. Arangije hari naho mbere yavuze ubundi ni gute Umufilisitiya utarakebwe asuzugura Uwiteka Imana yacu. Ibyo byose byagaragazaga nko kuzana Imana mu cyubahiro cyayo ibone ko kiri gutakara, bariziyuminga intambara ariko mu buryo bw'Imana, mbega bo baveho bapfe ntibagaragare, hagaragara Imana. Rero ni nako n'ubuzima bwacu buba bukwiye kumera. Tuba dukeneye kurwana intambara ariko tukazirwana mu buryo Imana ari yiri burwane instead of us. Imana tukayikingurukira, tukayihereza umwanya ikarwana, aho kugira ngo twumve ko twebwe ariko twagira gute twaza kurwana. Ibyo nibyo Farawo byamubayeho. Baragiye bacunaguza Abisirayeli babashyira mu bucakara, kandi abangaba nibo Imana yigaragarizagamo ikora icyubahiro. Niyo yarimo ba Karosi berekwa, yakoranaga nabo ikababwira ngo mukore ibi bakabikora. Igihe kiragera baza kwataka abana b'Imana bajyana mu bucakara. Imana irambirwa ibintu bari kubakorera n'agasuzuguro kabo. Reka nkubwize ukuri, haleluya. Igihe kiragera Imana ikarambirwa. Ubwo buzima urimo ntabwo ariko buzaguma, kubera ko hari igihe abantu bamenyera bakakumenyera bazi ngo ni wowe Karekezi bamenyereye. Umunsi umwe bakazatangira gukabakaba ku cyubahiro cy'Imana. Aho rero niho ibintu bihita birangirira. Imana ntishobora kwihanganira umuntu n'umwe n'uyu watatse icyubahiro cyayo. Iyo bigeze ku cyubahiro cy'Imana n'ubwibone bw'Imana, reka mvuge ngo bwibone cyangwa se nyine bya bintu cyangwa se pride cyangwa se ububasha n'ahantu utarenga, iyo warenze umurongo utukura nibwo utangira kubona ko Imana atari itoroshye. Murabizi Imana ibintu yakoze kwa Senekeribu, bamubwira ngo napfukame, atanga abana, atanga abagore, atanga iki n'abakobwa bose n'amatungo ye. Basenze Imana, abamarayika baza gukora umukwabo mu ijoro, bica ingabo zose z'Abanyasiriya, Isirayeli iratsinda. Rero abantu nabagira inama zo kudakinisha icyubahiro cy'Imana. Niba hari icyubahiro n'amashimwe Imana yakoraga kuri Lucifer, byari byinshi pe, byari byinshi, ariko nyuma yo kumva ko Satani ashaka gufata icyubahiro cy'Imana, Imana yisiza kurwanya nawe, iramutsindira namwirukana. Mbere na mbere kugira ngo tuze gusobanukirwa ibintu Satani yazize byatumye amanuka mu ijuru bitanu, kadusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kujya kuri 14. 12 yanditse ngo, wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. 13 waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba y'inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ibi ni ibintu Satani yagiye avuga cyangwa se ashaka kugeraho, cyangwa se intego ze zatumye Imana ibona ko atangiye gukora ku cyubahiro cyayo, imanukira kuza kumwirukana, guhangana nawe, kumurwanya, kumutsemba no kumunesha. Rero kimwe mu bintu abantu bajya bibaza tuzanasubiza hano, ni ukwibaza ngo kuki Imana ubundi yoheje Satani cyangwa se yamuhannye imwohereza ku isi, cyangwa se imujugunya akagwa ku isi akaza ku isi. Tuzareba impamvu zayo. Niba mushaka ko tubiganiraho muze kujya muri comment mubyandike, munakore subscribe and share, turakomeza kubiganiraho ibindi. Rero tugiye kuzamuka turebe ngo ibintu bitanu byatumye Satani yirukanwa mu ijuru. Ikintu cya mbere, I will ascend into heaven. Iki ni icya mbere Satani yaragambiriye ngo nzazamuka njye mu ijuru. Iki ni ikintu Satani yaragambiriye. We yumvaga azazamuka hejuru, agafata ijuru butware bugwate, akarifata, mbega akarigira irye. Iki ni ikintu yaragambiriye cya mbere cyatumye Imana ifata umwanzuro avanga n'umuhungu cyangwa Satani ntago agomba kungomera mu ijuru. Icya kabiri, I exalt my throne above the stars of God. Nzazamura intebe yanjye isumba inyenyeri z'Imana. Yavuze inyenyeri, bavuze cyangwa se bavuze urumuri, cyangwa se umucyo, cyangwa se ukurabagirana kw'Imana. We rero yavuze inyenyeri, aha ngaha twumva abaramyaga Imana n'abagiraga gute. We yumvaga ikintu cya mbere azafata intebe y'ijuru
icya kabiri azafata intebe ye cyangwa se ubwami bwe. Satani ubwo ni ubwami bwa Satani azaba yubatse, ngo azabuzamura burenga ubw'Imana yari ifite, noneho ubu abuzamure busumba inyenyeri z'Imana, cyangwa se nyine niba inyenyeri z'Imana nakita abamarayika basumba abandi, abakerubi basumba sinzi, bari aho nyine bamurikira Imana cyangwa se baramya Imana afite ubwiza, akumva ko azabirenga, azikuba icyubahiro cy'Imana akakirenga. Ikindi, I will sit upon the mountain of congregation, nzicara ku musozi w'iteraniro. Ahangaha nabyita nko kumva ko azicara hagati y'ibizima, abamarayika n'abandi bakaba ariyo baramya nyine kuri uwo musozi w'iteraniro, hariho ibiganiro Imana igirana n'abamarayika mu ijuru, nawe kumva ko yakicara akajya aganira n'abamarayika, abakerubi n'ibizima, akagira ibintu nyine ababwira, noneho ariwe ntwari ihari, ariwe mwamuhari. Urumva yari ari kurota ku manywa, icya kane rero yavugaga, I will ascend above the height of the clouds, nzazamuka ndenga aho ibicu bigarukira. Urumva aracyavuga uburyo nyine yari kuvuga uburyo azazamura ubwami bwe akabufonda, akabukomeza, akabushyira hejuru. Imana iri kubireba, kuko Imana tujya gutekereza ikintu yakibonye kare, bivuze ngo Lucifer yatekereje ibitekerezo, Imana yamurangije kare. Ahubwo tujya twibaza ngo Satani gute atamenye ko Imana yamenye ibi bintu? Urumva yarageze ku rwego yumva ko nubwo Imana yamenye ikintu ntacyo yamutwara. Kubera iki? Kubera ubutoni yari afite n'ububasha n'uburyo Imana yari yaramuremyemo n'uburyo Imana yari yaramukozemo. Yumvaga ko Imana yatorera amafuti yose yakora n'ubwo Imana yayamenye. Icya gatanu, I will be like the most high, nzaba nk'usumba byose. Iki ni ikintu cya nyuma cyitwa agasomborotsi. Imana yabonye Satani atangiye kuvuga ngo ngiye nzaba nk'isumba byose. Kandi ubwo urumva tugeranije mu magorozi ane ari imbere twabanje, urumva ko aya magorozi yose ni amagorozi ahubwo asumba Imana, ntabwo ari we azaba nk'usumba byose, azamera nk'usumba n'Imana, azayishyira mu byo asumba, na Yesu amushyire mu byo asumba, na ba Mikayeli n'abandi bose abashyire mu byo asumba, azamuka tumbagire, narangiza arenge ibintu byose, arenge n'Imana, azamuka yirenge. Akanoho kwigereranya rero, akumva ko noneho azaba nk'isumba byose, niko kabaye akanyuma. Imana iravuga ati ugeze aho wumva ushaka kumera nkanjye ukaba nk'isumba byose, reka nze noneho nkwereke uburyo ntandukanye nawe. Rero turashimira Imana ko ibintu byose nubwo Satani yabikoze ko dushobora kubitsinda. Niba hari ikintu dukeneye kwirinda mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ukwigereranya n'Imana, cyangwa se kuyipinga, kuyirwanya, kumva ko itabaho, kumva ko ari inyantege nke. Ibyo bintu byose dushingira ku bintu twagezeho, nibyo dushaka kugeraho, nibyo turi kureba, tukumva ko Imana iri hasi, ari ntoya, nta kishoboye, nta n'ikibashije. Dukeneye kubirwanya tukabirenga kugira ngo Imana ishyirwe hejuru, apana twebwe. Kuko iyo twatangiye kuvuga Imana tukaba ariko dushyirwa hejuru aho kugira ngo Imana ivugwe, tuba twatangiye kujya mu mwuka wa Satani. Kandi ibi bintu biri kuba aribyo nanjye navuga ngo nubwo insengero ziri gufungwa, rimwe na rimwe tureba tukabona ntacyo ziri kuramira vraiment, kuko uwo muntu asigaye abwiriza abantu bakizwa akumva niwe, umuntu asigaye ahanura byasohora akumva niwe, umuntu asigaye asengera abarwayi bakira, aho kuvuga imbaraga za Yesu zabikoze akavuga imbaraga z'umwanya munini zabikoze. We abantu bagufashije gusenga, ugiye imbere ugiye gushima Imana, aho kuvuga Yesu wabakoresheje, wowe uvuza abantu bakoze. Rero Imana igitubabarira, ariko ndagira ngo umenyeshe ko icyubahiro cy'Imana igikunda guhera mu itangiro kugeza n'ubu, nta muntu bagisangira, nta n'umuntu wakigereranya ko ashaka kugifata ngo bimugwe neza. Rero Imana ishimwe ko yatsinze kandi yakuye uwo mwijima mu buzima bwo mu ijuru. Rero abantu dushobora tuvuga ngo ubwo Satani yari ameze atyo, yari afite izo mbaraga zimeze gutyo, kugeza ubwo na marayika ahura na Satani mu isi, marayika akirinda kumutuka no kurwana nawe, agafata judgment ye agateshyira mu biganza by'Imana isumba byose, akumva ko Imana ari yonyine ishobora guhangana n'uno mugabo, nubwo Imana itabona umwanya wo kurwana nawe, kuko Imana yarenze niyo yategeka ngo Satani abure cyangwa se yagenda, kuko Imana irenze uko tuyumva nuko tuyibona. Rero tujye kureba hamwe n'ubuhe butsinzi twahawe hejuru ya Satani n'abadayimoni. Mbega nizihe mbaraga dufite zakubita Satani, zatsikamira abadayimoni? N'ubuhe butwari Imana yaduhaye? Ndagira ngo mbabwire ngo ntimugire ubwoba cyangwa mutinye,
kuko Imana yatsinze kandi iri kumwe natwe. Kandi uhereye kera kose Imana ihora irwana intambara zacu, ihora iri kumwe natwe kugira ngo iturwanirire. Wenda hari ujya wiheba ukagira agahinda ukagira ubwoba ukumva ko Satani agusumbirije cyangwa agufashe, ariko nagira nkubwire ko imbabazi z'Uwiteka nta hantu zitagera, ziragukurikirana mu buzima, mu rupfu, mu bibazo, ahantu ubona byarangiye aho ni Imana izikavugira. Ko Satani hari ikintu kimwe nzi ashoboye, ni ukutwereka ko ntacyo tuzageraho cyadupfuye, ariko ntabwo ari urangiza dosiye y'ubuzima bwacu, nta nubwo ari gushyira akadomo kuri i, ahubwo Imana niyo izi igashyira akadomo ku buzima bwacu. Rero uko byagenda kose Satani ageze mu isi amera nk'uganje, nk'ukora ibintu byinshi bidutandukanya n'Imana, arema ibintu byinshi, ariko Imana ibonye ko amadeni tumaze kugira ari menshi yohereza Yesu kugira ngo aze yishyure imyenda tubohoke. Rero tugiye kureba ni ubuhe butsinzi abantu b'Imana bafite hejuru ya Satani, bakamutsindishije cyangwa se bakiyaguye bakisanzura bagahangana, kandi Satani agahunga, akiruka, agatsindwa, akameneshwa, ntagaruke mu buzima bw'umukristo. Ikintu cya mbere, nubwo Satani n'abadayimoni n'ubutware bwo mwijima bahari, ariko Yesu yarabanesheje. Uwo Yesu wabanesheje rero niwe twahawe, kandi uwo Yesu yaduhaye ubutware yabatsindishije, kandi iteka ahora muri twe ngo ahora atsinda. Uriya mubisha ngo ni Satani hamwe n'abambare be barakomeye pe. Umuririmbyi yaravuze ngo tudafite umwami Yesu baduhindura, tukisanga natwe twabaye ikibi cyangwa se ikibi twuzuyemo n'ikibi, ariko ko dufite umwami Yesu uhora utsinda, tunesha imbaraga z'umwijima zose zabasha kuduhindura. Reka dusome Luka 10:19 kugira ngo tumenye icyo nshaka kuvuga. Haranditse ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka, ariwe Satani, na Scorpio cyangwa se abadayimoni, n'imbaraga z'umwanzi zose, ubwo ni imyuka mibi n'undi n'abadayimoni bose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. Mu yandi magambo, nta kintu na kimwe cyatwara cyangwa se cyakora ku bana b'Imana. Murabizi ko bajugunye Saduraka, Meshaki na Abedenego mu muriro waka cyangwa mu itanura ry'umuriro, ariko ngo babona ngo umwami abwira abantu, ababwira ati ko twajugunyemo abagabo batatu, uriya muhungu wa kane aje gukora iki? Kandi uriya muhungu wa kane yambaye ibishura byera, ndabona asa nk'umwana w'Imana. Yaravuze ati ngiye sisenga pe, nta nubwo mfite amaherekwa menshi, nta nubwo nyifata umwanya wo gusenga, ariko nkubwije ukuri iyo operasiyo iri kubera hano hantu niyo mu ijuru. Aravuga ati ngiye nkubwize ukuri, mbonye akandari, harimo umuntu wa kane twajugunyemo batatu, uwa kane aturutse hehe? Ngo byarangiye bajimije umuriro, baravuga ati uzi n'ibintu twaruhiye ubusa, ntibari gupfa, imyenda ntiri kwaka, nta n'ivumbi ribanukaho. Harimo n'umuntu wa kane uri kubazunguruka ababwira utuntu tubakomeza, ari kumwe n'ababarwanirira, twakoreye ubusa pe. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu aduhaye ubutware, ngo kandi nta kintu na kimwe kizongera kigira icyo kidutwara. Ikindi cya kabiri, ngo mbaye imbaraga zo gukandagira inzoka na Scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose. Mu yandi magambo, dufite ububasha bwo guhakanira Satani, tukamutsinda, tukamuriyubiukinga, tukamutokesha, tukamurwanya, tugasenga, tukamenagura imbaraga z'umwijima, ububasha bwe tukabutsikamira, tukabukura mu isi yacu no mu mwanya turi. Iyo mvuze ngo isi yacu, ni isi yawe, ibibazo byawe, ibisubizo byawe, intambara, ubwoba, agahinda, ibyo byose dufite ububasha bwo kubitsikamira, kubirwanya, kubirimbura, bikiruka bigahunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dusomye Mariko 16 kugera kuri 18. 16 handitse ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. 17 ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. 18 bazafata inzoka, Satani ariwe Satani, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Niba mushaka gusobanukirwa bino bintu, muze kureba ibintu nakoze bigaragaza ibintu abantu batazi by'abakristo, cyangwa se abantu baremwe batazi, ariko bisa n'ubutware bahawe, ku buryo umukristo yabizi arakomera, arahangana, arashikama, ntatsindwa, ntagira ubwoba, iteka ryose aba ari kumwe n'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo rimwe na rimwe ngo Imana igisa nkaho yateye abantu bayo umugongo, ngo maze abanyabwoba n'abatizera nabo bagahita bagira gute bakora nkabyo, kandi Imana ntiwayitera umugongo kuko ni Imana yacu.
ntabwo waba uziranye n'umukire, umukire cyane wamenetse, ufite amamiliyoni n'amamiliyari, uzi ko yakugirira neza, ngo nubone amaze ukwezi ataguhamagara, ngo nurangiza nawe uhite uvuga ngo nanjye sizongera guhamagara. Yego hari ikintu bita icyubahiro, ariko hari icyubahiro cy'ubugoryi kibaho nacyo. Niba uzi neza yuko umuntu ugutabara, inshuti yawe, ari inyembaraga cyane, yakurengera, wimutera umugongo, kuko wowe niwe uri guhomba, we ntabwo ari uri guhomba. Ikizakwica nticyamwica, icyagukenesha nticyamukenesha. Rero guma kuri Yesu, kuko Yesu ni umwami uhambaye. Uburyo bwo kumwivumburaho bwose wakora, uba uri kugana ahantu Satani ashaka, uba uri kugana mu ndiri y'umwijima, indiri y'abadayimoni, uba uri kwiganisha mu rupfu no mu mwijima. Rero Imana idufashe, iduhe imbaraga zo kugumana na Yesu, aho kugira ngo twumve ko twamusiga mu bibazo, ahubwo twifuze kugumana na Yesu. Hari inkuru nziza nigeze gukunda y'umupfakazi wari ufite umwana urwaye, ye narayikunze. Arangije ajya ahantu Yesu arambwira ngo wankiriza umwana. Yesu arambwira ati ngewe ibyo kurya mfite ntabwo byagenewe abantu bose, byagenewe abana banjye n'abana bo mu rugo. Umupfakazi aravuga tuzi n'ibindi, I will not leave you Jesus, sindi bukuveho, ndagumana aho uri n'aho uri. Yesu akimusubiza gutyo, umugore yaramubwiye ngo n'ubuvunguki n'imbwa z'abakene cyangwa se n'imbwa zitegereza ubuvungukira buvuye ku meza yabashebuja zikaburya. Yesu yabonye bamujujubije, arangije akiza uwo mwana. Rero kugumana na Yesu niyo muti wenyine wo kurimbura no gutsemba Satani. Murabizi ibintu Yobu yakoze, nako wamukoresha w'ikoro Zakayo avuga ndagumana na Yesu. Uzi wa wundi wari mugongo imyaka 12 arangije afata Yesu aramubwira ati sinkurekura. Nyine uburyo bwiza bwo kunesha Satani nuko tugumana na Yesu, kuko niwe wamunesheje, arangije aduha n'ubutware bwe, kugira ngo bwa butware bwa Yesu yaduhaye bwo kurwanya imbaraga z'umwijima bukore, nuko twegera Yesu kugira ngo iteka ahore yagitiva, yongera imbaraga zirwana n'umwijima mu buzima bwacu. Rero mu bintu byose wakora, ubuzima bwose wabaho, jya ugerageza uhungire kuri Yesu. Kuri Yesu ni honyine hari ubuzima bwabasha kuturinda imbaraga z'umwijima. Ntushobora kuryama ngo usinzire igihe utazi ibyo uri kurwana nabyo. Igihe utazi icyazanye Satani, utazi abadayimoni cyabazanye, ntuzigera usinzira. Kandi ntuzasinzira igihe utizera ububasha ufite bwo guhangana n'imbaraga z'umwijima, kuko abaturoga na Satani batukoresha baravuga bagatongera bakohereza. Natwe iyo dusenga twatura amagambo tukanavuga, kugira ngo bya bindi ko abadayimoni bagira amatwi na Satani bakumva ibyo turi kuvuga, bagahunga ubutware bw'Imana buri muri twe. Rero Imana igomeze iduhe gusobanukirwa ibyo duhanganye nabyo kugira ngo tubashe kunesha. Ijambo ry'Imana riravanga nubwo umuntu turwana turi abantu, turwana mu buryo bwana ko ni imbaraga z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana izo mbaraga n'intwaro zigira umumaro wo gukubita hasi ikintu cyose kishyira hejuru, kurwanya kumenya Imana, zisenya ibihome. Rero izo mbaraga z'Imana zose zirakomeye kandi zibashije gushwanyaguza buri mwijima wose waza mu mwanya w'umuntu w'Imana, mu gihe abizi azobasha n'ubutware bw'icyagaza. Kuko igihe cyose uzaba utazi ubutware bwawe n'ububasha bwawe, uzajya ahantu runaka bagusuzugure, bagutuke, bakumva bagufate nabi, kubera ko nabwo utaramenya icyo uri cyo n'icyo ubasha n'icyo ushoboye gukora, utarisobanukirwa. Rero Imana idufashe kandi tugirire neza. Twari turi kuganira ibintu 5 byatumye Imana yirukana Satani mu ijuru. Twabonye ikintu cya mbere ko ari kuba yariyemera ko azazamuka agasoma inyenyeri z'Imana. Icya kabiri nuko yemeye ngo azicara ku musozi w'Imana. Icya gatatu yavuga ko azazamuka icya mbere nzazamuka njye mu ijuru. Icya kabiri nzazamura intebe yanjye isombe inyenyeri z'Imana. Icya gatatu nzicara ku musozi w'iteraniro. Icya kane nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira. Icya gatanu nzaba nk'isumba byose. Ndumva ari byo bintu twari turi kuganiraho. Imana ibamugisha ko mwabanye natwe. Ngewe twari turi kumwe, nitwa Uwayezu Valence.
ndagushishikariza kuza gukora subscribe, share and comment kugira ngo YouTube channel yacu igomeze igire imbaraga, kugira ngo ama video dukora ajye bari recommended, abashe kugera ku bantu benshi bababaye, bari gushwana, bari mu gahinda, babashe kwakira ubuntu bwa Yesu, bamenye ibyo turwana nabyo, kandi Imana izajya iguhera umugisha ibyo wakoze. Kora subscribe, share and comment. Turagushimiye Imana yacu kuri kumwe natwe, komeza utugirire neza kandi uduhe umugisha. Abantu bose bumvise buno butumwa reka ubagirire neza. Ndasengera ababoshywe n'imbaraga z'umwijima, abari mu migambi ya Satani ubabohore, ubakureyo, kandi abantu bose bafite ibibazo bitandukanye, abafite inyatsi zitandukanye, imbaraga za karande, imbaraga z'urukurikirane rw'umwijima, hano abadayimoni bafashe amazu, turashwanyaguza, turarimbura ibihome bya Satani ku bantu bawe. Reka umuntu wese wumvise buno butumwa umubohore kandi umuhe ubundi buzima, umugirire neza, umukangure, umwereke icyo agomba gukora, gukurikire mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri kumwe natwe rero, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ijambo ryawe riherekeze mu mitima y'abantu bose baryumvise, rigira ikintu ritanga cy'impinduka ku buzima bwabo. Ndabizi neza ko dukunda kandi ufite imigambi myiza kugira byinshi ukora ku Banyarwanda n'abandi bantu bose bari ku isi yose. Reka rero urukundo rwawe rugwire kandi imbaraga z'Imana zikore, umucyo wa Yesu uganze, kuko uri Imana ifite imigambi myiza kuri twe twese. Tugushimiye ko wabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero Imana ibahe umugisha. Nongeye kwibutsa ngo mukore subscribe, share and comment, kandi wowe wumvise kino kiganiro Imana ikugirire neza, iguhaze uburame, iguha amafaranga, iguhe gusenga, iguhe gufashwa no gukomera mu by'iteka ryose. Kiretse kuri ibyo bindi tuzabane mu ijuru. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Bashimiye ko mwabanye nanjye Wise Valence kuri Healing Word Official. Don't forget to subscribe, share and comment on this video. God bless you so much. Ciao.